suko atahoraga by my side gusa yahoraga nzenguruka. Umuntu ufite impano udukurikiye Ego. niye message wamuha? Umuntu ufite impano udukurikiye kuri Gakondo Rio Empire, message namuha no kudacika intege. Simini azi kwandika indirimbo cyane ziri clear. Of course ngenzi koga cyane ziza zinkurikiye. Gakondo Rio Empire. Ikaze kuri Gakondo Rio Empire. Mwakano kanya tubanje gusuhuza abafana bacu baba batweretse ko badukurikiye, bakora subscribe, comment, like and share. Baba batwereka ko badufitiye urukundo rwinshi. Batwereka ko badufitiye urukundo nk'uko bigaragara rwose ni abantu bacu kuri Gakondo Rio Empire. Ya cyane nabagaciro, niyo mpamvu tuba tubahereyeho kugira ngo tubanze tubasuhuze, tubakire kuri Gakondo Rio Empire. Nongera gushishikariza abandi batari biyandikisha bimenyekanisha bakora subscribe kugira ngo babikurikirane, babashe kujya bakurikira ibikorwa bya Gakondo Rio Empire. Babikora rwose babikora cyane ko tuba tubafitiye ibintu byinshi bitandukanye, impano zimwe ziri kuzamuka cyane nk'amarushanwa iki, kandi tugenda dufasha mu buryo butandukanye bumwe cyangwa ubundi, nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zacu. Kuri TikTok igaragaza impano yawe, n'ahangaha kuri YouTube Gakondo Rio Empire. Nk'uko bakomeje kubibona rero, hano turi kumwe n'umwari, murabona ko asa neza, mu by'ukuri aragaragara neza, urabona ko ni umwana wari isambaza nyinshi. Yari isambaza nyinshi cyane n'ikivuguto rwose, urabona ko aranacyafite amashereka mu maso rwose. Aratangira yibwira abafana badukurikiye kugira ngo bamenye ninde turi kumwe, ni muntu ki turi kumwe, ese akora iki mu buzima busanzwe, abaye hate. Muri make tumuhaye ikaze. Suko atahoraga by my side gusa yahoraga nzenguruka, ahora muri parties we n'imbobo zimunywesha downhill, agahora yisomesha Bible akabipostinga, habe no gutegereza yahise agenda ntagutekereza. Nyita Yasmin cyangwa se Queen of Music, yose nayanjye murakoze. Ni Yasmin, Queen of Music. Yes, ni Yasmin. Yasmin umeze neza? Yasmin imeze neza cyane cyane, na vibe nyinshi imeze neza, ibintu nta makare. Twari tuburanyeho, hari hanyuzemo iminsi myinshi. Iminsi ni myinshi ariko ubu ndahari, I'm available kabisa. Muri make wari uherereye mu biki n'ibicyo bya biguhugije? So nabaga ndi mu tuntu n'utundi hirya no hino, urumva ko kuba ntarindi kugaragara so uko nyine nabyangaga, aho ko nyine yari akazi kenshi tu. Nuko ngo Yasmin, ugiye kutubwira twihuse, ubundi Yasmin ni muntu ki mu buzima busanzwe? So murakoze. Yasmin ni umuntu nk'abandi ariko nanone arihariye. Iyo utari mu bikorwa bya muzika, iyo utari kuri studio, Ego. Uri mu rugo, uri mu biki, uhugiye mu biki, uruhukira mu biki? So iyo ntari muri studio mba ndi mu kazi, ngenda umworozi, ndoroye. Woroye iki? Noroye inka, noroye ihene, mbega njye niteje imbere, namaze kwisobanukirwa. Kuba utazanye amatanu se kugira ngo tunaganire tunywa n'ikivuguto, bavuga ikivuguto. Ahoko nawe nshobora kuba ntayazanye, ariko nawe urabona ko nsa n'umuntu wanyweye amata. Biragusa cyane rwose. Njye nanyweye amata. Nyuma y'ibyo byose hari ukuntu uruhukamo. Iyo ushitse kuruhuka ukora iki? Ikibazo cyiza cyane. Iyo nshatse kuruhuka njya ku mazi, nkakora relaxinga, urumva ko njye nduhukira ku mazi buri weekend, ngiye mba ndi ku mazi. Uzi koga? Cyane, of course ngiye nzi koga cyane, kuko naho naragerageje amahirwe, naho n'ubundi aransekera. Ngira amahirwe ndarushanwa mu mashanwa yo koga, nsindira umwanya wa mbere, nabyo urumva ko ni ishema kuri njyewe, urumva ko ndabikunda cyane. Noneho ubu koga
urabizi cyane urusha ifi. ego ko mana yanjye ifi ntago twagereka ifi ndayirusha cyane. ubwo biravuze ngo uri ifi kuri izindi. Of course ngenzi koga cyane ziza zinkurikiye. Ni barene. ni shaka. ubwo ndishaka yabyaye barene byari ifi nawe urabyumva. Yasmini mu buzima busanzwe ntabwo hari ibintu utari kuvugaho iyo uri mu rugo ushobora kuba ukunda nko koza ibyombo, ushobora nko kuba ukunda gukorera urutoki. Ibyo byose bikomozeho nyine tubwire uhugiye mu biki muri make. Iyambura ishusho y'ubuhanzi uyambika ishusho y'umuntu uri mu rugo. Jewe iyo ndi mu rugo iyo ntari kwita ku matungo mba ndi mu masuku yo mu rugo kuko byose birandeba. Ndi umukobwa mukuru iwacu urumva byose ninjye biba biri ku mutwe, mba ngomba kubikurikirana neza cyane n'isuku nyinshi kuko njye nkunda isuku cyane, nkunda isuku pe. Mu mirimo uba urimo gukora mu rugo, ni uwuhe murimo ukora ukumva abantu urabyishimiye kuba uri gukora uwo murimo? Yose ndayishimira kuko ni imirimo, ni inshingano zanjye, kandi kuba ari n'inshingano zanjye biranakwiye. Burya umukobwa arangwa n'isuku. Ubwo harimo amasuku yo mu rugo nawe urayazi, gukoropa, gukoza ibyombo, gukubura, gusukura ibivomesho, byose ndabikora kuko birandeba. Byanze bikunze Ego. muri iyo mirimo yose harimo umwe ukunda kurusha izindi? Umurimo nkunda kurusha iyindi mu mirimo yo mu rugo, nkunda gukoropa. Kamucarenjinga akantu gatoya. Kamucarenjinga twumve. Hagati yo gukoropa no kurya ni iki ukunda? Kurya byubahwe bro, kurya nibyo bya mbere. Waba wose utari urumva utari utubeshye? kurya ntabwo nabibariraga nk'umurimo njyewe. Ni umurimo udutunze twese. Umurimo wo kurya. Kurya byubahwe. So ariko ari ikindi kibazo nakubaza. Yego nta kibazo. Ari nk'abantu bakunda ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nabo bakifuza kumenya yuko waba ufite ababyeyi. Ese ufite ababyeyi? Wow, ni ikibazo cyiza cyane. Mfite ababyeyi bombi. Ego. Wagiriwe amahirwe yo kubagira bombi? Mubagiriwe amahirwe yo kuba mfite ababyeyi bombi. Mfite data, mfite na mama, bombi ndabafite. Imana ishimwe kuba mbafite. Ni byiza cyane. Ari ikibazo ushaka kubaza kijyanye n'umwuga ukora w'ubuhanzi. Ababyeyi bawe baragushyigikira? Ese niwe mubyeyi ubyumva cyane kurusha undi mu mwuga w'ubuhanzi? Urumva bitangira bigoranye, ababyeyi ntabwo babyumva neza, baba bumva ko umwana yagiye muri industry, yabaye ikirara, yabaye icyomanzi, igihomora. Ariko iyo weretse ababyeyi yuko ibintu uri gukora hari inyungu ubifitemo, ukabereka yuko buryo umuntu uzi icyo ashaka adatora icyo abonye, nabo babasha kukumva bakagushyigikira, ndetse ukabasha kugira discipline byisumbuyeho uko byari bisanzwe, kugira ngo nabo bagukonfirme mu byo uri gukora. Murakoze. Ariko ikibazo cyanjye ntabwo ugisubirije nk'uko mbishaka. Niwe mubyeyi ugushyigikira cyane mu mwuga w'ubuhanzi? Ahangaha ababyeyi bombi baranshyigikira, ariko urusha undi ni mama wanjye, kuko akenshi na kenshi njye niyo mbere yuko mva mu rugo nje muri studio arabanza akanansengera, kambwira ati uhirwe mwana wanjye ry'iburyo. tayari rero ukaba uremye amakimbirane? Oya, nta makimbirane kuko bombi baramfashe, ariko mwari mumbajije umfasha cyane kuko urumva papa kubw'impamvu z'akazi we akenshi aba yibereye mu kazi. Inshuro nyinshi mba ndi kumwe na mama mu rugo, niwe mbwira ati ndagiye, nahamagawe ngomba kugenda muri studio. Mama akambwira ati wambare gutya, witware gutya, bigende gutya na gutya. Urumva ko nyine mama yubahwe. Ikarita ikaba ikuyemo indi. Oya. Wowe ushaka kuzana amakimbirane ahubwo wowe. Ayo ni amacakubiri. Mu by'ukuri bose baragufasha? Bose baramfasha, kuko baramutse batamfasha habonekamo urucantege, ariko bose barambwira ati kuraje. Bikaba biri mu bintu binantera motivation cyane, kuba nkora ibintu ababyeyi banshyigikiyemo biranshimisha cyane, nkumva ndabikunze kurushaho uko nabikundaga bitaraba. Ariko hari amakuru ufite yuko wari ugiye kuba umusirikare, byaje kurangira gute?
amakuru aragenda amakuru aragenda nyine urumva ubwo nuko byagenze nyine njye nari ngiye kuba umusirikare na purayinze ngomba kugenda ariko nyine cya kintu Imana itahaye umugisha ntago byakunze nyine mpita mba wanted n'umuziki. Kabisa kabisa, gusa afite amatsiko yo kukubona wambaye nk'iriya myenda ya Putin wafunze rwose nk'umusirikare imbere cyane. Yaba ari amakare n'amakare yaba ari amakare bikaze birenze. Murumva ko Yasmini nta muntu wamuzanaho n'imikino burya wanza hari icyo yibitseho. ni umukaratika ntimuzamumenye. Oya nanone ntago ndi umukaratika ndi umuntu nk'abandi ariko nyine hari ibintu umuntu akunda kurusha ibindi. So nakundaga igisirikare nkunda n'umuziki je wundi namwe mbwira Imana ati muri ibi bintu bibiri nintabonamo kimwe wa Mana we nzaba mfeirinze. Ariko kubw'amahirwe nagize nabonye kimwe mu byo nashakaga. maze igihe kitari gitoya nkurikiranye social media zawe nabonye kabisa umaze kugaragara cyane mu bantu. Yego. Wabyakiriye ute? Nabyakiriye neza cyane kubwa abafana banjye banyeretse urukundo biranshimisha mbonero no kubashimira nanjye ndabashimira cyane kubw'urukundo bagenda bangaragariza muri comment ndabibona cyane. So nabantu bo kubahwa cyane. Yasmini sinzi niba warakurikiye comment ariko ngewe naje gufata umwanya ndabikurikira neza cyane. Ntizimbye mu magambo comment muri zimwe nasomye hari izo abafana bibazaga ese Yasmini azi kwandika indirimbo, ese yabasha kwandika indirimbo ze ziryoshye akanaziririmba ku kigero kiri international. Of course cyo ni ikibazo cyiza cyane. Yasmini azi kwandika indirimbo cyane ziri clear ziri very. So ikintu cya mbere ni uko muje kubamara amatsiko ikintu mbashe kubabwira mushonje muyishiwe Yasmini araje aje kubabwira ko indirimbo ziwe nazo zihari zanditse zikoze. Icyo musabwa ni ukuzitegereza mujya kuri Gakondo Rio Empire uku kwezi kwa gatandatu ndaje mbamara amatsiko rwose. Muri make uzi kwandika indirimbo neza cyane. Yego ndabizi cyane. Barabyumva rero amatsiko nashire. Amatsiko arashize rwose. Yasmini arabyitangarije abakundaga kwandika izo message ndizira ko ushyizeho umucyo kuri icyo kibazo. Yego nshyizeho umucyo amerwe nasubire mu isaho bashonje bayishiwe kabisa. Nibakomeze bategereze tubonye ko ahantu wari uri muri iyi minsi kabisa ntabwo wari wicaye. Of course ntabwo nari nicaye kuko nta time is money no time to lose kabisa. Yasmini umaze igihe kitari kinini cyane ubonye management. Yego maze igihe kitari kinini mbonye management. Ese ubona wowe na management imikoranire yawe na management ifite iyihe shusho? Ubona ese ni ibihe byiza byo kuba ufite management? Ese management yawe iragukunda? Ubona igufasha nk'uko bikwiriye? Muri make duha ishusho ndetse uhe n'abadukurikiye ishusho y'uburyo ubanye na management. Kuko hari abantu benshi cyane bafanizi bawe bashobora kuba babyibaza. Tanga umucyo. Yego icyo ni ikibazo cyiza cyane. Mfite management rwose ntabwo nayihakana ifite cyane. Management iramfasha ku buryo bwiza cyane numva buhambaye. Management ndayifite kandi kuba nyifite ikintu cya mbere na mbere kurusha ibindi nuko iranshyigikira iransaba mbega impa buri kimwe kimfasha kuba nagaragara ku buryo bumwe cyangwa ubundi nk'uko namwe mubibona. Murakoze. Yasmini ese iyo uri muri studio ubona ari iyihe mikorere yawe muri studio uri kumwe na producer? Ese management yo igufasha ite? Muba muri kumwe muri studio cyangwa se baba basigaye bakohereje? Muri make tubwire. Tuba turi kumwe muri studio baramfasha kugira ngo aho bigenda nabi banyereka uburyo bigenda neza bakanshyigikira bakanyereka umurongo ngenderwaho w'ibyo ngomba gukora. So urumva ko management ndabashimira cyane barakoze. Ikibazo namubaza Yasmini. Yego. Umaze nyine igihe kitari kirekire ubonye management
yego kandi hari ibikorwa wagiye ukora bicishwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. yego ese nk'umufanizi wawe ugukurikiye hari abakwishimiye cyane bagatera komenti ngo uririmba neza, yego nubeho ubutumwa wamuha nk'umuhanzi, nk'umuntu ufite abafanizi barenga umubare nanjye ntashobora kuvuga? so ikintu cya mbere ndabanza gushimira abafana banjye kubw'urukundo bangaragariza, ndabashimira cyane aho bari hose, bumve ko Yasmin bashimira cyane mbikuye ku mutima. so ikintu kindi nababwira ni uko bakomeza kunshyigikira banyereka urukundo, so na komenti ndazisoma cyane, ndazisoma mbega ndazisoma nyine nkumva ndanyuzwe, gusa ndabashimiye bakomeze banshyigikire. Yasmin, tukiri aho ngaho, nk'aba bantu badukurikiye kuri Gakondo Rio Empire harimo impano nyinshi. yego ese umuntu ufite impano udukurikiye, yego niye message wamuha? umuntu ufite impano udukurikiye kuri Gakondo Rio Empire, message namuha ni ukudacika intege, kuko burya ngo umuntu uzi icyo ashaka ntago atora icyo abonye, ntago agomba kwita ku mabwire y'abamuca intege, mbega ubundi abamubwira ko ntazagera agomba kubabwira ko naho yageze nta ruhare babigizemo. Murakoze. Muri make ugomba kubabwira ko nabo badakwiye kwiheba kuko amahirwe arahari. Amahirwe arahari cyane, nanjye ntago nari nzi ko ayo mahirwe nayabona. so urumva ko ni ibintu bishoboka cyane, nta mpamvu yo gucika intege. Murakoze. Urakoze cyane Yasmin, ufite impano barabikubwira. ese impano yawe yatangiye ryari? wiyumvishemo kuba uri umuhanzi cyangwa kuba ufite impano ryari? byatangiye ryari? so impano ni ikintu umuntu avukana, ariko yatangiye gukora 2025 ari wo uyu mwaka turimo. urumva ko nicyo gihe natangiye kumenyekana, kuko nari mfite icyo gihe nari mbonye management imfasha kuba namenyekana kugeza na n'ubu. Murakoze. Ukivuga ku kubona management, ese management mwahuye mute? wari uri kugenda mu nzira muracakirana? oya tubwire byagenze bite muri make, tumenera ibanga. bamenera ibanga, mva muri amatsiko. management ntago wagenda ngo uhure nayo mu nzira, ntago bishoboka. management njya guhura nayo ni inzira ndende, ariko ni n'uburyo bwumvikana. management impura nayo habaye amarushanwa yitwa Garagaza Impano Yawe, njya guperforminga, ndaririmba, tsindira umwanya wa mbere mu kuririmba. nkimara gutsindira umwanya wa mbere mbona management bimfashamo, iranshyigikira, imba hafi, impa buri kimwe, inyitaho kugeza na n'ubu ndacyari kumwe nayo. Murakoze. none ubu ngubu wavuye mu bafite impano ahubwo uri umuhanzi? Of course, ubu ndi umuhanzi Yasmin, nje ndi gutwika bya nyabyo. Yasmin, ndabona uzanye umurava utari mukeya cyane, menya ugiye kutwereka ibyo tutari twiteze. Umva mushonje muyishyuye, nje niko namwe mbabwira tu. turagushimiye cyane Yasmin. nanjye ndabashimiye cyane. Murakoze. Gakondo Rio Empire.